birumvikana koroha ko ntago byari byoroshye. Icyambere nkuko nabikubwiye ibikoresho byagiye biza insiganwe biza ari bike ku buryo kubona computer, kubona hari ama application dukoresha muri atuma tugira access kuri internet ndetse no kuri computer muri rusange byari bitaraboneka. Ikindi nanone imyumvire y'abantu kumva ko Leonidas hano wari umunyamakuru waje ufite ubumuga bwo kutabona ushaka gukavaringa inkuru, nabyo bigasaba imbaraga nyinshi nyine no kubakonvenka. Ariko uko iminsi yagiye yicuma hamwe nabo twagiye dukorana, icyo gihe hari Huye hari ikipe yitwa Mukura yari ifite ibibazo iri mu manzaganye. Nkora ikiganiro nshaka abayoboye Mukura iri mu bihe byiza, nshaka abakinyi bayikinyemo ikomeye, nshaka ubuyobozi bw'akarere, mbese muri make mera nk'uyitabarije. Aho ubigira kuri tele? Njya kuri tele hanyuma nzana ikiganiro nyine ndagikora ndi kumwe abo navuganye nabo ndetse n'abatumirwa. Ikiganiro ndagikora nemeza ko ku giti cyanjye cyabaye successful, kuko nyuma Mukura yari ifite udufaranga duke igenerwa n'akarere. Icyo gihe biba ngombwa ko akarere karintervena karongera. Tubasuze inshuti bakunze ba IGIRE TV, turabaha ikaze kuri iyi video nshyashya, tunakwibutsa gukora subscribe ndetse no gukora share kugira ngo bigere ku bantu bawe. Abo bantu bawe rero turagira ngo bazafashwe n'ibiganiro dukora bijyanye no kwigira. Murabizi ko abantu benshi baba bafite ibitekerezo bitandukanye, muri bo bakitinya, abandi bakaba bafite amafaranga make badafite imbaduko kugira ngo babiteze imbere. Ariko ibiganiro dukora nibyo kugira ngo bigufashe kugira ngo wigire kuri abo tuba twatumiye, nawe wumva uko biteje imbere, yaba mu nzego zitandukanye zishobora kuba ari mu rwego rw'ibitekerezo, mu rwego rw'ubukungu, umuntu akaba yariteje imbere, bikagufasha kugira ngo utere imbere nawe. Nukomeza kudukurikira rero uzunguka byinshi. Reka tuganire n'uyu mutumirwa wacu, hanyuma nawe aragira ibyo akugezaho kandi ndizera ko uza kunguka. Turatangira atwibwire, tumuhe ikaze, turakwakiriye. Murakoze, nitwa Ndayisaba Leonidas, nkaba ndi umunyamakuru kuri Radio Flash FM, umunyamakuru ukora ibijyanye n'iby'imikino. Aba mfite ubumuga bwo kutabona, itangazamakuru naryize mu ishuri rya muri kaminuza nkuru y'Ibutare, cyahoze ari kaminuza nkuru y'Ibutare. Hanyuma ndubatse, mfite umugore n'umwana, nkaba ntuye mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali. Itangazamakuru watangiye kurikora ryari, byakujemo gute? Natangiye kurikora muri 2008 nkora kuri Radio Sarusi. Hanyuma ukuntu byanjemo ubwo n'ubundi bijyana nuko nahisemo kwiga itangazamakuru, nuko ku ishuri mu mashuri yisumbuye nari narize ishami ry'indimi n'ubuvanganzo. Hanyuma ariko nanone bihuza nuko namye nkunda ibijyanye n'iby'imikino kuva kera, numva abanyamakuru bogeza bavuga imbuga z'imikino ku maradio anyuranye. Bigeze igihe cyo guhitamo, numva itangazamakuru ryangwa neza ndamutse ndihisemo. Ubwo rero nuko byanjemo bituma mpitamo. Hanyuma muri 2008 iyo Radio Sarusi ifasha abanyeshuri kwimenyereza umwuga, niyo natangiriyeho, nkomeza gahoro kugeza bwo ndangije kwiga ndetse nkaza no kubona akazi ku yandi maradio. Watangiye gukora mu bihe biganiro? Natangiye nkora ikiganiro cy'intashyo, hari bimeze nka animation kuri Sarusi. Hanyuma nyuma yaho nibwo naje kwinjira mu rubuga rw'imikino, bitewe nuko nubundi nashoboraga no guhita ninjira mu rubuga rw'imikino, ariko twari tugifite imbogamizi z'ibikoresho bitari byagabonetse byari gutuma nkora akazi k'itangazamakuru, cyane cyane gukusanya amakuru. Ubwo rero imikino naje kwinjiramo nyuma ari uko ibikoresho bibonetse. Tugaruka muri ibyo bihe, ibihe wibuka wagiye ukora wende nkuru ugitangira byari bimeze gute, tubwire? Ntago wenda nibuka ngo byari bimeze gutya, keretse wenda hari umbwite ibiganiro wenda wakoze hari ukumva gize performance ihambaye, wenda keretse bibaye ibyo. Ariko ibiganiro nakoze ni byinshi, haba muri ibyo by'intashyo, aho nyuma yaho yo gusoma intashyo z'abakunzi ba Radio Sarusi twakoraga ikiganiro tugashaka insanganyamatsiko, hanyuma abantu bakahamagara bakabitanga ibitekerezo, ubwo birumvikana. Hanyuma iby'imikino hanini nibyo nakozemo. Hari ikiganiro twigeze gukora ariko umwaka simwibuka. Icyo gihe hari Huye hari ikipe yitwa Mukura yari ifite ibibazo iri mu manzaganye.
nkora ikiganiro, nshaka abayoboye mukura iri mu bihe byiza, nshaka abakinnyi bayikinnyemo ikomeye, nshaka ubuyobozi bw'akarere, mbese muri make mera nk'uyitabarije. aho wigira kuri tele? njya kuri tele hanyuma nzana ikiganiro nyine ndagikora ndi kumwe abo navuganye nabo ndetse n'abatumirwa. Ikiganiro ndagikora, nemeza ko ku giti cyanjye cyabaye successful, kuko nyuma mukura yari ifite udufaranga duke igenerwa n'akarere. Icyo gihe biba ngombwa ko akarere karintervena karongera, abantu bamukura bandi nabo barahaguruka, ubona ko mu by'ukuri hari ikintu gikoze ku mutima y'abanyamukura y'abanyehuye hari Butare. Ntekereza ko naho wenda namenyekanye cyane muri ibyo bihe bitewe n'icyo kiganiro. Ariko Leonidas, wenda abantu baranatwumva bakavuga bati, cyangwa se batureba bakavuga bati, ibyo bintu Leonidas yabikoraga ate mu gihe yari afite ubumuga bwo kutabona? Uwo mwuga byari byoroshye? wawinjiyemo ute? uburyo wawukoraga? Birumvikana koroha ko ntago byari byoroshye. Icyambere nkuko nabikubwiye, ibikoresho byagiye biza insiganwe, biza ari bike ku buryo kubona computer, kubona hari ama application dukoresha muri atuma tugira access kuri internet ndetse no kuri computer muri rusange, byari bitaraboneka. Ikindi nanone imyumvire y'abantu, kumva ko Leonidas hano ari umunyamakuru waje ufite ubumuga bwo kutabona ushaka gukavaringa inkuru, nabyo bigasaba imbaraga nyinshi nyine no kubakonvenka. Ariko uko iminsi yagiye yicuma hamwe nabo twagiye dukorana, nashoboye kwiyintegra umwuga rwose kugeza aho wanyoroheye. Ndetse kuko ndibuka njya kuva kuri Sarusi, umuvandimwe witwa Oswakim yari Oswald Mutuyezu niwe wandokomanze kuri ku bayobozi ba City Radio, kuko ngiye ntabwo twari tuziranye, bampa akazi. Ariko nyine nuko byagiye byoroha muri make, ariko imbogamizi zo twatangiye zihari ariko zigenda zivaho zikemuka. Hanyuma wavuye i Butare uzi Kigali gukorera. Ugeze muri Kigali ho ubuzima bubonye gute bujyanye n'umwuga wakoraga? I Kigali bwari bukomeye, birumvikana ni ahantu busaba unyura mu mihanda, kujya kuri tele ku stade, ni ibintu biba bitoroshye. Ariko nakomeje kugenda niyadapta. Umwaka wa mbere birumvikana mu mezi ya mbere hagenda habonekamo imbogamizi, ariko uko abatoza bagenda tumenyerana, abafana tugenda tumenyerana, abayobozi b'amakipe, ngeraho ndisanga ninjira mu kazi ku buryo ubu ngubu ntashidikanya ko kugakora, cyangwa se ngo abantu babe bashidikanya ku byo nakoze. Leonidas, twagiye tugukurikira, hari abagukurikiye nanjye ndimo, wanariza umupira ukavuga uti wenda runaka hari yahereza runaka byari kugenda gutya, resita ari kugenda gutya. Ibyo bintu ubimenya gute nk'umuntu wenda ufite ubumuga bwo kutabona? Ubibwirwa n'iki? Ibyo bintu byinshi ndabisoma, ubwo ndavuga cyane nk'ibirebana no hanze, ndabisoma kuri internet, ibitangazamakuru yabyanditse, abasesenguzi baba basesenguye ibindi. Burya na televiziyo banerekana amashusho ariko banakomanta banavuga. Hanyuma ubwo na maradio mpuzamahanga, hari nk'iradio yitwa RMC igira ubusesenguzi bukomeye yo mu Bufaransa, hari iradio yitwa Talk Sport yo mu Bwongereza. Izo zose ziba zifite ubusobanuro, ubusesenguzi bukomeye. Hanyuma ibyo mu Rwanda byo ni ukujya kureba abatoza, no kujya kureba abarebana n'inkuru ngiye gukora, nkaza nkabaha interview, hanyuma nkaziditinga. Nuko nguko akazi gakorwa muri rusange. Nkubona rimwe na rimwe nigeze nko kujya nkubona kuri stade, n'ubu birumvikana kujya nk'umuntu ukiri mu kazi. Ho muri stade se wenda nk'umuntu utabona, benshi tuba tugiye kunezerwa n'amaso yacu tureba, wenda nawe uri umunyamakuru, ariko abanyamakuru benshi bajyayo nyine kubera yuko bari bubone wenda uburyo umuntu ahereza undi, uburyo yatsinze igitego. Wowe iyo wagiyeyo bigufasha iki nk'umunyamakuru? Iyo nagiyeyo icyo bimfasha, cyambere nyine n'ukubona ayo makuru, ayo ma interview. Cya kabiri n'ukuhasanga abantu tukasesengurana iby'umupira, tukabiganira. Birumvikana niba ntabona bakamfasha no kusesengura nyine biriho ku buryo ngiraho nanjye nkabyiyumvisha. Ariko kubera ko umupira nanone ari ikintu nakunze kuva kera nkiri umwana, bisa n'ibyangiyemo ku buryo nanjye numva ndi kuri stade, mba ndumva ndi muri mood y'umupira uri kubera aho ngaho, mba numva mbirimo. Warawukunze? Umuntu yakwibaza se nawe ugeze ukinaho byagenze bite? Narawukinnye, bafite ubumuga hari umupira dukina natwe, nubwo wenda muri iki gihe ko nabonye uko imyaka yagiye yicuma, umupira w'amaguru basa naho mu bigo by'abafite ubumuga batakiwukina, ariko twarawukinaga, ni naho nyine ubwo kukunda byaturutse.
wakuze ubikunda. Ubu ngubu Leonidas twavuga imyaka umaze watangiye 2008, ubu ngubu hashize imyaka 11 niba mbaze neza, twavuga ko itangazamakuru n'uyu mwuga mu by'ukuri wabashije kukugeza kuki? Icyo wangejejeho kirahari, wenda nubwo ariko ibyo ni ibisanzwe mu buzima, nta muntu ujya unyurwa n'ibyo afite, buri gihe umuntu ahora ashaka ibirenzeho, ariko muri rusange itangazamakuru byamfashije gutura muri Kigali, ntura mu nyubako yanjye. Itangazamakuru rimfasha gutunga urugo, mfite umugore n'umwana nk'uko nabikubwiye, umwana agomba kwiga, umugore nawe agomba kubaho, birumvikana. Ubwo rero navuga ko muri iyo myaka 11 itangazamakuru nibyo byamfashije, ariko hari cyakenewe n'ibindi, hari biracyaza uko mbibona. Ubu ngubu mu Rwanda ubona itangazamakuru rimeze gute? Ubona rikeneye iki kugira ngo ritere imbere? Wenda nawe ubwawe imyaka 11 rimazemo, hari byinshi ubona byagezweho wenda n'ibitaragerwaho, urabisesengura ute? Ikintu kikizonga itangazamakuru ngiye nkuko nabibonye ni ubushobozi. Ubwo iyo tuvuga ubushobozi tuba tuvuga ubushobozi bw'amafaranga. Ibinyamakuru birahari, abanyamakuru barahari, ariko ikigaragara amafaranga ni makeya, ku buryo hakenewemo investissement, abantu bagashyiramo amafaranga, abanyamakuru bagahembwa, bakagira ubuzima bwiza, kuko buryo umuntu akora umurimo ubuzima bwe atari bwiza, nawe rimwe na rimwe hari igihe akazi ke katanoga, ariko amafaranga yo ikigaragara arakenewe mu itangazamakuru kugira ngo abanyamakuru biteze imbere. Hanyuma ibijyanye no wenda na societe nyarwanda, wahoze utubwira uti kujya gutara amakuru byajyaga bikugora bitewe n'imyumvire y'abantu bari bafite. Iyo myumvire uyivuga iki mu by'ukuri? Iyo myumvire nyine birumvikana, rimwe na rimwe nta wabarenganya, kuko wenda baba bataragize experience yuko naho umuntu akora, ariko icyambere nuko bagomba kwihindura, bakumva ko umuntu ufite ubumuga, yaba ubwo kutabona cyangwa se no bw'izindi ngingo, ashobora gukora kandi agakora akazi neza, ndetse akaza akora kakabyara umusaruro, kakabyarira yaba societe, yaba umuryango nyarwanda twavugaga, ndetse n'umuryango we muri rusange, mbese akaba productive, reka mbivuge gutyo, bakumva ko umuntu ufite ubumuga nawe yatanga umusaruro aho atuye, ndetse no bamwumva. Ndi kuvuga wenda nko kwitangazamakuru, ariko kandi turetse n'itangazamakuru n'abandi babizi bitandukanye, hari abize amategeko, hari abize ibintu bya psychologie clinique, hari abize ibintu bya sociologie, n'abize ibindi binyuranye, bafite ubumuga bashobora gukora mu byo bizemo kandi bakabyara umusaruro. Niyo navuga ngo abantu nibahindura imyumvire, bumve ko umuntu yakora kandi akabyara umusaruro aho atuye ndetse n'abamukikije. Ubona hari imbogamizi zikiri kugora abantu bafite ubumuga, nawe ubiherereyemo, ushobora gukora nk'ubuvugizi kuri bo? Imbogamizi zo zirahari nkuko nabivuze. Hari ya mbere y'imyumvire, iyo myumvire iri no mu bayobozi b'ibigo bitandukanye bya leta ndetse n'ibyigenga, ari nabyo ubundi niba hari abafite ubumuga bize bashobora kuba babonamo akazi. Kugira ngo uzabone akazi, icyambere ukimara kugera aho uri gusaba akazi, nabonye mu bintu mazemo igihe, ubona basa naho bahise bakuminimiza bitewe n'ubwo bumuga, batabanje kureba ubushobozi uzagaragaza muri ako kazi, cyangwa se niba wenda ngo nakore n'icyo kizamini nagitsindwe, bakakuminimiza ukigera ku muryango w'icyo kigo. Nkavuga nti rero birakwiye ko imyumvire ihinduka, ariko by'umwihariko leta y'u Rwanda yakoze byinshi, ifasha abafite ubumuga kwiga. Nkavuga nti hakwiriye no guterwa intambwe, ikongera ikabafasha kubona umurimo, cyane cyane muri ibi bigo bya leta, kuko nibyo byakabaye ubundi bitanga n'urugero kugira ngo berekane ko bafite ubumuga bashoboye gukora, kuko byaragaragaye ko aho bakoze babyara umusaruro. Hari abantu badukurikiye bashobora kuba bafite ubumuga, nabo rimwe na rimwe bakitinya. Leonidas, watubwiye byinshi ko wamaje kwiteza imbere nawe bijyanye n'uko wari ufite ubumuga, ariko ugakomeza ugahatana nubwo rimwe na rimwe hari ibyakugoraga. Abo bantu ubagira inama ki? Inama nkuko wabivuze nta yindi, ni ugutinyuka, bakigirira icyizere, bakumva ko bashobora gukompeta, bashobora guhatana, nabo bagakora, bakiteza imbere. Icyambere ni ukudacika intege nkuko narindi kubivuga, bakumva ko imbogamizi bahura nazo izo arizo zose, ni uko nyine ubuzima bumera. Mu buzima habamo ibyiza n'ibibi, habamo inzitizi, ariko ugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo izo imbogamizi uzikureho, birumvikana ufatanyije n'abandi, hanyuma ugakomeza ugahatana, utagize gucika intege ngo nuko wahuye n'inzitizi, utagize gucika intege ngo nuko ngo hari abantu bakuvuze bakwise ngo impumyi, ikimuga se, ya mazina tuvuga ko atesha agaciro
umuntu, ibyo byose umuntu akagerageza kurwana nabyo agahatana kugira ngo arebe ko n'ubundi buzima bwakomeza kandi bugakomeza nawe ateye imbere nta kibazo afite. Bisaba izihe mbaraga? Wenda hari n'abandi nabo bajya bakumva bumva bakora n'uwo mwuga cyangwa bagakora n'ibindi, uba wumva bisaba iki kugira ngo umuntu agere kuri iyo ntego? Icyambere icyo bisaba ni ukwiga cyane, kuko birumvikana kugira ngo iryo tangazamakuru umuntu arikore nuko umuntu yarabyize, ni ukwiga cyane. Ikindi umuntu ufite ubumuga bwo kutabona agafashwa, iyo tuvuga gufashwa tuba tuvuga gufashwa mu bijyanye nyine no kwiga. Nkuko nakubwiraga ko leta y'u Rwanda yakoze ibishoboka byose, ibikoresho bikaboneka, birahenda, ntabwo ari ikintu umuntu apfa kubona. Nkavuga nti rero n'ubundi inzego nkuko zakomeje gufasha, bakomeza bagafasha kugira ngo abafite ubumuga bwo kutabona ndetse n'abafite ubundi bumuga by'umwihariko bave mu bujiji, bige nabo biteza imbere. Nta kindi bisaba urebye, ubwo umuntu akavuga n'ababyeyi wenda ko nibo bakunda guhinyura, cyangwa se umuryango nyarwanda ukunda guhinyura. Niba hari umubyeyi byayo ufite ubumuga kumva ntacyo azamumarira, bakabuha umwanya, bakabaha uburenganzira nk'ubw'abandi mu bijyanye no kwiga ndetse no mu bindi. Hanyuma Imana nayo igenda ifasha umuntu. Nemeza ko nta kidashoboka, niyo mvugo dukunda gukoresha tuvuga tuti mu Cyongereza disability is not inability. Kuba umuntu afite ubumuga ntabwo bivuze ko adashoboye, ahubwo yashobora mu gihe yahabwa uburenganzira ndetse n'uburyo bwo kugera ku cyo yigeze ashaka kwigezaho. Leonidas, turimo kugana ku musozo, inama utanga kuri sosiyete nyarwanda mu rwego rwo gufasha abo bantu badafite ubushobozi nk'ubwabo, bafite ubumuga, ni iyihe? Inama umuntu yazijyana byo mu byiciro bitandukanye. Cyambere umuryango nyarwanda, baba abayobozi b'ibigo bitandukanye, kuko ndi kuvuga nti naciye mu nzira izi nizi kugira ngo mbone akazi, ariko bigaragara ko bikiri imbogamizi kugira ngo abafite ubumuga babone akazi. Ko harimo abo twiganye benshi kugira ngo ku isoko ry'umurimo babone akazi bikaba byaragoranye. Nkavuga nti rero cyane cyane inzego za leta zikwiriye kudufasha gushyira imbaraga mu gushakira imirimo abafite ubumuga, cyane ko byagaragaye ko hari abantu babahinyura, nibyo navugaga. Ubwo rero nk'uko leta yafashe ya mbere n'ubundi igafasha kwiga, igafasha abafite ubumuga bwo kutabona kwiga, ikagura ibikoresho, nge nemeza ko badakwiriye kwemera ko ubwo bumenyi umuntu aba yarabonye bupfa ubusa. Rimwe na rimwe ugasanga asubiye naho yarari cyangwa no munsi yaho yarari atarajya kwiga. Nkavuga nti rero inzego za leta zikwiriye gushishikarizwa gutanga umurimo ku bafite ubumuga kugira ngo nabo bashobore kwigira. Hanyuma nibyo navugaga nanone ku babyeyi bakumva ko umuntu ufite ubumuga bwo kutabona adakwiriye guhinyurwa, ahubwo akwiriye gushyigikirwa kugira ngo nawe agire icyo yigezaho. Numva izo nama arizo z'ingenzi. Murakoze cyane. Turamushimiye Leonidas, ni umuntu wakoze ibigwi bikomeye cyane, nubwo yari afite ubumuga bwo kutabona yabyitwayemo neza. Imyaka amaze mu itangazamakuru ni myinshi, niyo mpamvu rero twibutse n'abandi bantu nk'uko yabivuze, abafite ingingo zidakora neza cyangwa se nabo bafite ubumuga, yaba utabona yaba se ufite ubundi bumuga, kwiteza imbere, kugerageza kwitinyuka agakora ibikorwa bimuteza imbere. Wenda n'izindi nzego nk'uko yabigarutseho nazo zikwiye kugira ngo zishyiremo umuhate wo kugira ngo bafashe abangaba badafite uburyo bakwigeza ku iterambere bwabo biturutse ku kuba bafite ubumuga, kugira ngo twubake sosiyete nyarwanda. Ni IGIRE TV rero wakurikiraga, ndagushimiye kandi nizera ko n'ibiganiro tugutegura by'ahazaza bizakunogera. Ndagushimiye cyane.